Mu karere ka Huye umugabo yishe mugenzi we amuziza inzoga y'amafaranga 300. Mwabantu mwe isahani igeze n'ahantu habi cyane isigeze aharindimuka abantu basigaye bicana umunsi ku wundi. Iyi nkuru rero nyibonye ku binyamakuru byinshi bitandukanye bya hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda birumvikana bose babigarutseho cyane ndetse bagenda bavuga bitandukanye ariko ndagenda gerekeza kugenda ngaruka ku byo ibinyamakuru byose byagiye bihuriraho kuri iyi nkuru uko byabitangaje. Ni mu karere ka Huye mu murenge wa Kinazi mu kagari ka Sazange hakaba ari mu mudugudu wa Gahondo. N'umugabo witwa Mazimpaka François w'imyaka 42 yari umucuruzi w'inzoga aho muri izo karitsiye nyine muri uwo mudugudu wa Gahondo acuruza inzoga bisanzwe nyine kwa kundi ufite akabari hanyuma abantu bakajya baza kukanyweramo. Muri uko gucuruza rero inzoga hari umugabo ngo wari usanzwe ageza kumugurira akageza akamugurira bakanasangira ubona ko rwose nta kibazo kirimo. Umugabo witwaga Muhaturukundo Eliab. Uyu mugabo rero ngo yaje kuri uyu wa 15 Gicurasi 2025 hanyuma rero aza kuri ka kabari ka François aramubwira ati wampa ku nzoga igura 300 yitwa Indege. Nuko rero nyirakabari ya nzoga ya 300 abarayimuhaye hanyuma rero nyirukunywa inzoga amaze kuyinywa ntiyakwishyura ayo mafaranga 300. Nyuma yuko atishyuye ayo mafaranga 300 rero ngo barashyamirana cyane baratongana abantu bagira ngo ni bya bindi bisanzwe by'abantu banyweye inzoga cyangwa iki ariko mu by'ukuri ngo umugabo ngo yari seriye cyane. Nyuma rero ngo yuko batonganye ngo kabone umugabo ntafite gahunda yo kumwishyura amafaranga 300 ngo yise avaho ngaho ku kabari ke yikoza mu rugo kubera ko ngo urugo rwegeranye n'akabari aho kari. Ageze mu rugo rero ngo ahita azanye inyundo arazete yikubita wa mugabo mu mutwe. Urumva nyine arayimukubita banye barwana bakirana ayimukubita mu mutwe ngo hanyuma acika igisebe kinini ava amaraso menshi bahita bamujyana kwa muganga. Muri uko kumugeza kwa muganga rero ntabwo yigeze ahatinda yamaze akanya gatoya ahita ashiramo umwuka. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kinazi abagabo bombi bari batuyemo ari naho icyaha cyabereye Nkubana Vianney yabwiye itangazamakuru ko Muhaturukundo Eliab ngo yakubiswe inyundo hanyuma akababazwa cyane. Ibi ngibi bigatuma bahita bamujyana kwa muganga igitaraganya bamara kumugezayo bikarangira nyine yitabye Imana. Yagize ati yamukubise inyundo aramubabaza cyane, uwakubiswe ahita ajyanwa mu bitaro bya Kabutare nyuma igikomere kiramuhitana arapfa. Gusa bidatinze nyuma yuko uwo mugabo akubiswe inyundo hanyuma yagera no ku bitaro agahita yitaba Imana, uwo mugabo mukubise inyundo nawe yahise atabwa muri yombi. Nyirakabari ari kuri sitasiyo ya polisi ya Rusatira mu gihe iperereza rigikomeje. Gusa nanone mu baturage bari batuye hafi aho ngaho muri izo karitsiye ahabereye icyaha hari nako kabari k'uwo mugabo Mazimpaka. Abaturage baho bagerageje nabo kuganira n'itangazamakuru bavuga ko uwo mugabo Mazimpaka n'ubundi ngo mu busanzwe akunda ibintu byo kugira urugomo cyane. Ngakunda ibintu byo kugira urugomo cyane ndetse akunda kurwana akenshi mu kabari akunze kugaragara yarwanye cyane. Ndetse bakanavuga ko amaze igihe kitageze no ku mezi 6 aje gutura muri karitsiye zabo. Urumva nta n'amezi 6 amaze ariko amaze kugaragara cyane mu bintu by'urugomo kenshi gashoboka. Ndetse kandi ngo yaramaze igihe gito cyane rwose afungiwe ibintu by'urugomo cyane. Mu kuza gutura i Huye rero ngo yaje aturutse mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Buruhukiro. Ndetse kandi nta n'uwamenya ushobora no gusanga naho ngaho yaje aturutse muri ako karere ka Nyamagabe naho yarahavuye kubw'urugomo ibintu byo gushondana cyane ibintu ngibyo hanyuma akaba yaraje Huye bikaza kurangira nyine bimuviriyemo gukubita umuntu agahita anamwica. Rero Muhaturukundo Eliab wazize inzoga ya 300 Imana imwakire mu bayo. Ngayo nguko reka duhurire mu bindi biganiro bitandukanye.